mwese neza Serafina. Cyo ndashimira Sina nuko yaduteje imbere mu kintu cy'ubuhinzi. Yagerageje kudushakira imbuto y'inkeri, akadushakira n'isoko. Ubwo abenshi imbuto y'inkeri nyine yagiye aduha n'imbuto y'ubuntu tugahinga. Ugerageje guhinga akabasha koroza undi. Icyo ndamushimira nuko nagemuragayo imbuto twagemuraga y'inkeri, akatugurira nta kibazo kandi akaduhemba neza. Nanone ubwo rero icyo ndamushimira nuko hageze igihe hari igihe yadukoreshaga nk'inama, akagerageza igihe cyo gushimira abahinzi. Kadufata neza, akadushakira icyo kunywa n'icyo kurya. Ubwo ngubwo nyine akageragezamo na rimwe agahemba abahinzi, mbese bamugemurira imbuto. Nge rero ndamushimira yuko abashe kuma ingurube, cyana cy'ingurube. Umwagishimira ko icyo cyana cy'ingurube nyine ubwo naje kucyorora abyazamo n'andi matungo. Ubwo nyine muri make ndamushimira yuko ari umuntu yitwaraga neza, nta n'umuntu yigeze yambura, twishyuraga neza, na n'isaha gose aracyara umubyeyi, azakomeza abe umubyeyi. Icyo navuga nuko uko twagendaga twitabira inama ze, niko yagendaga asa nk'uduhugura mu bwonko mu bintu by'ubuhinzi, akaduhugura akavuga ati nimba wari wahinze wenda metero zingahe z'imbuto z'inkeri, akaduhugura no guhinga ibinyomoro, gerageza uhinge gutya, wongere ubuso. Tugahinga, nimba uyu munsi wagemuye 5, ubutaha ukagemura nk'ikiro 10, ukava ku kiro 10 ukaryoherwa, ukagenda ukagera no ku kiro 20 gutyo. Mbese icyo yadukoraga cyiza nuko yadukoreshaga inama, akaduhugura mu bwenge, akatugira n'inama y'ukuntu tugomba guhinga. Iyi kandi akagerageza no kubidufashamo. Kuko nagendaga njye mu dufaranga wenda nagendaga nkuramo, nguramo nk'uturima, nkongeranya wenda n'uturi nkaguramo nk'inka gutyo. Mbese nizera yuko ubwenge bwose ariho nabukuye mu nama nyinshi yatugiraga. Sina Gerard ni umuntu wegera abantu bose b'ingeri zose, yaba uri umukene yaba uri umukire. Ntabwo abana n'abantu b'abakire gusa, ahubwo kwenda kuyegerera abantu baciye bugufi. Ntabwo ari umuntu utinyitse kutamwegera. Igihe cyose umugejejeho ikibazo arakigukemurira, ntabwo yirengagiza abantu. Icyo namwifuzaho nuko yakomeza nyine wenda nko muri ubwo buhinzi bw'inkeri cyangwa se n'ibiki byose, n'amatunda nayo ndayahinga, agakomeza nyine akaza dushakira amasoko kugira ngo ibihingwa byacu bikunde nabyo bitere imbere. Ntabwo narangiza ntamuragije Imana. Imana yamuhaye amatarena ye ntabwo yabashije kuyihererana, yagiye ayageze no ku bandi. Imana izamuha umugisha kandi izamwongerera.